Ese wari uzi yuko mu Rwanda dufite igihingwa gishobora kuba gifite kalisiyumu ikubye inshuro 14 kalisiyumu iba mu mata y'inka, kikaba gifite ibyubaka umubiri bikubye inshuro 9 ibyubaka umubiri biva muri yawurute? Gusa igitangaje ni uko icyo kiribwa abantu benshi batakizi kandi kiri aho tuba dutuye hirya no hino aho twirirwa kiba gihari. Icyo kiribwa rero ni igiti bita moringa oleifera. Muri rusange abantu bakunda kucyita moringa, ariko mu buryo bwa siyanse izina ryacyo ni moringa oleifera. Abantu benshi bakunda kucyita igiti cy'igitangaza cyangwa se bakacyita igiti cy'ubuzima. Turarebera hamwe rero muri iki kiganiro kuki ayo mazina yose kuri moringa. Nk'uko rero twari tubitangiriyeho, mu ntungamubiri ziboneka mu bice bitandukanye bya moringa byagiye bikorwaho ubushakashatsi butandukanye. Mu bushakashatsi bukomeye bwakozwe, hari ubwakozwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku biribwa n'ubuhinzi FAO, ukaba warashyize moringa mu biribwa bikomeye cyangwa se ku rutonde rw'ibiribwa bishobora gufasha cyane mu kurwanya imirire mibi. Ibyo ngibyo tubisoma mu bitabo bitandukanye cyangwa se mu bushakashatsi butandukanye. Hari ubwakozwe mu gitabo cyangwa se ubushakashatsi kuri moringa oleifera kivuga review of medical evidence. Hari research kuri farumasi na tekinoloji ya 2025 ivuga nutrition comparison kuri fresh and dry leaves, ni ukuvuga yakozwe bakagereranya intungamubiri ziri mu mababi mabisi no mu mababi yumye ya moringa. Hari n'ubundi bwinshi rero bwakozwe na FAO buvuga ku bijyanye na nutrients database for moringa leaves. Ahangaha moringa tugiye kuvugaho igice cyayo ni amababi yumishije. Hari n'ibindi bice byayo bikoreshwa, harimo imbuto, harimo ibishishwa, harimo n'amababi mabisi, ariko uyu munsi cyane turibanda ku ifu ya moringa yavuye mu mababi yayo yumishije. Rero tukivuga ku ntungamubiri ziri muri moringa zituma yitwa igiti cy'igitangaza cyangwa se igiti cy'ubuzima, turabona yuko kalisiyumu yo muri moringa ni ukuvuga ibirimo hafi ibihumbi 2 miligarama 2000 mu magarama 100 y'ifu ya moringa yumishije neza. Hanyuma ugasanga mu mata y'inka muri garama 100 cyangwa se muri mililitiro 100 harimo kalisiyumu ingana na miligarama 120. Ibyubaka umubiri bagereranyije ibiba muri yawurute habamo garama 3, ariko muri moringa haba harimo garama 27. Umunyu wa feri haba muri moringa harimo miligarama 28, mu gihe muri epinari harimo miligarama 2.7. Ahangaha barabigereranyije kuko ni ibiribwa akenshi na kenshi twitabaza mu kuvuga tuti umuntu afite ikibazo cy'amagufa, umuntu afite ikibazo cy'amaraso makeya. Akenshi cyane usanga ko epinari ari ikiribwa kiza ku isonga ku gihe turimo kugira abantu inama mu gukoresha ibintu bishobora kuzamura amaraso cyane. Rero na moringa irimo, kandi ubushakashatsi bwerekana ko potasiyumu iri muri moringa mu ifu yumishije muri miligarama 100 harimo miligarama 1300, mu gihe mu umuneke nawe ufatwa nk'ikiribwa gikungahaye cyane kuri potasiyumu harimo miligarama 358. Hanyuma ibijyanye na fibre za zindi zituma umumara umwanda usohoka neza bitagoranye harimo garama 19, mu gihe mu kiribwa dukunda gufata ko gifitemo fibre nyinshi aricyo porridge usanga harimo garama 10. Murumva rero yuko
umuringa ari ikiribwa cyiza gikungahaye ku ntungamubiri nini cyane z'ibanze abantu bakunda gukenera mu buzima bwabo. Si ibyo gusa kandi mu mababi ya muringa yumishije harimo n'ibinyabutabire bitandukanye, ibyo bita antioxida birinda indwara mu mubiri wacu, bikanatuma kandi umutima ukora neza, bigatuma tubasha no kubaka imihore yacu neza uko bikwiriye. Ku bw'izo ntungamubiri rero tumaze kubona n'ibindi binyabutabire bitandukanye, muringa ni ikiribwa cyiza dukoresha mu gihe abantu bafite ibibazo by'amagufa bitandukanye, cyane cyane ku bantu bafite kalisiyumu nkeya. Akenshi iyo muganga akubujije akubwiye ko ufite ikibazo cya kalisiyumu, umuntu wese ahita atekereza ku mata, ariko hari n'igihe ushobora kuba ufite n'ubundi burwayi nubwo ubuze kalisiyumu, ariko ugasanga bwa burwayi bundi ufite buri bubangamirwe no gukoresha amata. Icyo gihe rero kalisiyumu yo muri muringa iradufasha cyane kunganira abantu bafite ibyo bibazo, kandi kalisiyumu ya muringa umubiri uyinyunyuza neza, nta bibazo itera cyangwa se ngo ibangamirwe mu buryo bwo kunyunyuzwa mu mara. Ikindi kandi ifasha cyane ku bantu bafite umuvuduko munini w'amaraso, ku barwayi ba diyabete, ku badamu bonsa muringa yongera amashereka cyane, ku badamu batwite bashobora kuyikoresha babanje kubiganiriza muganga ushinzwe kubitaho. Cyane cyane bakunda kwirinda gukoresha ibishishwa bya muringa cyangwa se imbuto zayo cyangwa imizi yayo mu gihe nta burenganzira babiherewe n'umuganga ushinzwe kumwitaho. Abandi bayikoresha cyane, muri rusange abantu bose barayikoresha, ariko cyane cyane abantu bakora imirimo y'imbaraga, abantu bakora siporo, bafite siporo bagize umwuga, ba bantu se bashaka kubaka rwose bakubaka umubiri, usanga bafite amaboko manini, bafite ibituza binini, bariya abantu nabo umuringa irabafasha cyane. Ikindi ifasha cyane mu kurwanya imirire mibi no kongera ubudahangarwa mu mubiri wacu, kandi igihe umuntu akirutse indwara, za ndwara zizahaza, ni byiza cyane yuko akoresha muringa, cyangwa se no mu gihe umuntu arwaye agakomeza kuyikoresha. Ituma amara akora neza, yongera apeti, umuntu uyikoresha agira apeti rwose, kandi nta ngaruka zindi mbi igira ku buzima bw'umuntu. Rero nyuma yo kumenya akamaro kayo, dukwiye no kumenya ni gute tugomba kuyikoresha, ni bande bayikoresha, ni bande batemerewe kuyikoresha. Muri rusange abantu bose bemerewe kuyikoresha, uretse abo gusa baba barwaye akaba muganga yamubujije, yaba yagiye inama na muganga akamubuza kuyikoresha. Hari nk'abantu bakoresha imiti ibuza amaraso kuvura, abo bantu bagomba kwitonda cyane mu gihe cyo gukoresha muringa, bagomba kubanza kubiganiriza muganga wabo. Ubundi rero uhereye ku mezi 6 muringa ishobora gukoreshwa. Kuva ku bana bafite amezi 6 bafata 1/2 cy'akayiko gatoya ku munsi, uko umwana agenda akura akaba yageza ku kayiko kamwe gatoya ku munsi. Ku bantu bakuze bafata hagati ya garama 10 kugera kuri garama 20 ku munsi. Aha ngaha ni ukuvuga ashobora gukoresha ikiyiko kinini kugeza ku biyiko 2 bya muringa ku munsi, ariko ntabwo umuntu ayifatira rimwe, ahubwo agenda ayigabanya ku mafunguro atandukanye. Ushobora kuyikoresha ku ifunguro rya mu gitondo, murabizi ko tugomba kuba dufata ibyubaka umubiri bihagije, akayifata ku ifunguro rya saa sita, akafata no ku ifunguro rya nimugoroba, ariko cyane cyane akaba yariye hakiri kare, atari cya gihe abantu barya bakerewe. Rero muringa ni uko nguko ikoreshwa, kandi iyo umuntu agitangira kuyikoresha agomba kuyikoresha atangira kuri gake gake, rwa rugero twavuze, ariko bana ari no ku bantu bakuru ntago uhita urutangirana rwose icyarimwe, ahubwo ugenda urwongera uko umubiri wawe ugenda umenyera kuyikoresha. Ikindi rero nanone wakwibaza ngo
ese tuyisarura gute, tubigenza gute kugira ngo tubungabunge intungamubiri zayo, cyane ko intungamubiri zo muri moringa akenshi zangizwa n'izuba n'ubushyuhe bwinshi. Iyo turimo kuyitegura akenshi biba byiza ko tuyishyira mu biryo bigiye gushya. Dushobora kuyivanga mu gikoma, twayivanga mu biryo bisanzwe, twayivanga mu masupu, twayivanga mu maji no muri za timofi zitandukanye, ndetse no mu gukora ibintu bijyanye n'amapate by'ifarini, naho dushobora gukungahaza ibyo biribwa dushyiramo ifu ya moringa. Rero mu biryo cyangwa mu gikoma umuntu ayishyiramo kuri ya minota, habura iminota 5 ngo umuntu abikure ku ziko. Ni igihe cyiza rero kugira ngo tutangiza intungamubiri zayo. Mu gihe cyo kuyisarura dusarura amababi abiri yayandi ari ku mutwe, mbese murabizi nk'uko umuntu asoroma isombe, amababi yayandi yoroshye cyane, kandi tukayasarura hakiri kare mu gitondo izuba ritari ryava. Ntabwo basarura moringa nijoro cyangwa se ntabwo basarura moringa nimugoroba, ahubwo hakiri kare cyane. Ubundi umuntu akayoza hanyuma akayanika itandukanye, donc itagiye irundanyije, kugira ngo yume neza. Ubundi umuntu akayikoramo ifu, akayibika neza ahantu hatagira urumuri rwinshi kandi hapfundikiye neza. Rero ndatekereza yuko moringa tuyisobanukiwe, mwumvisha akamaro kayo. Hari n'ibindi biribwa bagiye bayigereranya nayo, banayigereranyije na karoti, aho ikubye inshuro 2 vitamine A iba muri karoti, hanyuma igakuba kandi inshuro 4 vitamine C iba mu ma oranje. Ni ukuvuga rero ni ikiribwa cyiza cyane gikungahaye kandi dushobora kubona hafi yacu. Murabyumva rero yuko moringa ari ikiribwa cyiza, gifite intungamubiri nyinshi kandi zifite akamaro ku buzima bwacu. Ni ikiribwa cyuzuye tubaye tubivuze neza. Rero usanga rimwe na rimwe tujya gushaka ibintu biduhenze, ibintu ushobora no kugura uyu munsi, ejo ntuzashobore kubigura. Ariko moringa tubonye yuko ni urugero rw'ikiribwa dushobora kubona hafi yacu, kandi gifite intungamubiri nyinshi, gishobora kwigonderwa na buri wese, gishobora gufatwa n'abantu benshi, uretse wenda ababa bakigiraho allergie. Ariko ni ikiribwa umuntu wese ashobora gukoresha. Wagitera ku irembo ryawe, wagitera muri jaride, gishobora kwihanganira indwara kandi kihanganira ibihe bigoye, byaba ibihe by'imvura nyinshi cyangwa se ibihe by'izuba ryinshi. Ni ikiribwa gikomeza kugaragaza ko gifite ubuzima. Ni nayo mpamvu kiba mu bice byose, ahantu hashyushye cyane, ahantu haba amapfa cyo kirahihanganira. Rero aho waba utuye hose, ntabwo ukeneye kurwanya imirire mibi mu muryango wawe ukoresheje ibintu by'akataraboneka, kuko moringa iri hafi yawe kugira ngo itange igisubizo. Ufite ibibazo by'amagufa cyangwa byo kubura amaraso, gukoresha moringa buri munsi mu mafunguro biragufasha cyane. Aha kandi tumenye ngo tugomba kwirinda gukoresha nyinshi, kuko iyo wakoresheje nyinshi ushobora kumva waguwe nabi mu nda, bikaba byagutera kuruka cyangwa se gucibwamo. Ibyo bikaba atari byiza. Rero ni byiza kubahiriza doze, kubahiriza ibipimo byateganyijwe, kugira ngo ibyo tuvuga, inama tujya, zishobore kutubera iz'ingirakamaro ku buzima bwacu. Muri La Pervenche rero, kukubona ufite ubuzima burushijeho kuba bwiza, niyo ntego yacu. Dukomeze twongere ubuzima ku myaka.